Okay, ndashaka hano wumve. Ntabwo nigeze nyura ikicucu iruhande. Urimo kumva nagomba kugikegeta. So hanyuma nyuma y'ibyo wagiye kumura ubushakashatsi urakagenda ubone. Tega amatwi wumve. Ibi nababwiye ubushize muri coding ibintu mu bitware. Jambo nakubwiye reka ndigusubiremo mbere yuko tudusezeranaho ugende urebe itandukaniro ry'umuntu usenya n'umuntu nenga. Nusanga usenya uretse gato ntabwo naribuze numara nusanga uretse gato nusanga ibyo ukora uretse gato nusanga ibyo ukora ari ukunenga ubikomeze. Nusanga ibyo ukora ari ugusenya sinuri kubyumva. Nusanga ibyo ukora ari ugusenya nta kunenga kurimo aho ari ugusenya ukoresheje amarangamutima ukoresheje impamvu zawe bwite ngiye ntazi ariko bikagusunikira mu gusenya kugira ngo unenge. Okay, Godfather. Ugende nanjye ngoye ku devoir. Uretse gato maze ngoye devoir yanjye. Manzo mve devoir yanjye. Badra. Nugenda ugakora devoir ugasanga ibyo ukora wahisemo inzira yo kunenga. Ukabikoreramo umevezi ugasanga uranenga kunenga ko uzabikomeza. Nugenda ugasanga ibyo ukora ari ugusenya. Ukaba uri gusenya ukoresheje ijwi ryawe mu gusenya. Umuntu baye umusirikare. Kamubwira ikintu kimwe kandi ugenda ukora investigation ubirebe neza. Nusanga ibyo ukora utanenga aho gusenya. Umuntu wabaye umusirikare gihe gusaba ikintu kimwe. Uzifanyiye. Yeah. That's true. Uzafata icyemezo cy'umugabo uhite wiyica. Ngo umusirikare ugakweba kubera kuma muhisha ibyaha byanyu. Urimo kunyumva ariko nusanga unenga uzabikomeza unenge ukora ubuvirizi. Ariko nusanga ibyo ukora ugakora investigation ugasanga usenya kamageshi gifanyiye. Impamvu ni abantu bavuga ngo ntabwo ngiye gufata conversation nini rumva kugira avuga ibintu by'ubugoryi yageze aho arabyina no singiye gukina amajwi y'iki werewere no gupromotinga propaganda zacyo. Niko bitekereza ngiye ko ngiye gupromotinga propaganda z'iki kigoryi. Enze bakini ibigambo kiba gihurutura nibyo urashaka ngo byo banza kubakinira hano. So ikintu kimwe ni iki urimo kumva agende nibyo nababwiye nge impamvu abantu mbangurunuka ntabwo banenga barasenya. Niba rero ibyo avuga nagende nasanga ibyo akora asenya agende yihuburuza apfi yice apfi areke kuyobya urubyiruko. So reka tugaruke gato. Godfather meze nk'ibirayi mu gishwati. Godfather uyu mubona turi kumwe nta mpamvu uko ntanyura iruhande ntabwo nurize utekereza ko ngiye nafata iki ngiki nka kiboroka nkagiye muhungira iki araza mubwire ko ibyo ari matari byo ikiza kurusha nuko yiyica akavaho kuko arimo kurubyiruko. That's it. None umuntu nsaba nkamubwira nti wowe urasenya. Uranyumva? Nkamubwira ngo ibyo ukora urasenya ntunenga. Genda urebe nusanga usenya wice. Turi kumwe? Uyu nguyu ngende muteho umwanya tena agende aje kuvuga bitewe n'amagambo namubwiye nkanga ngende aje kuvuga nongere aje kumutaho umwanya. No ntibishoboka. So here's the thing. Gahunda yaha ngaha mureke tuzirugute tumara kuziruguta ureka abandi bagende babwejagure bamoke. Umuntu agomba kuvugaho n'umwe iki ngiki cyo nta kintu nakivugaho kubyo kigenda kirogotwa na bigenzi bye ahavu natime ntabwo mbafitiye umwanya ba na gato. Ariko bazi ikintu kikigori kivuga ngo account yanjye ngo yatwita ngo nakoze account ngo yari ya leta sha muretse gato. So no kuvuga ngo aha ngaha muri abantu munkurikiye aha ubu ngubu ndi maneko ubu ndi kuba neko mari nyumvire myumvire y'imitekerereze ntabwo Godfather baho
Godfather twanakozwe na leta ubu ngubu ndi maneko hano kuri TikTok ubu ngubu ndi kukuneka we Kefa Mrs Cracker ubu ndi kukuneka mubare munyumvire frema ubu bije nkugeze kure ndi kukuneka hanyuma umuntu akazana mentalite nk'izo akaza abantu bakagitega amatwi bakacyumva sizo uko icyo kintu so icyo mbabwira ni kimwe n'iki ngaho ni mushogoshore mugende mukore aniforo ni muzongera ukora kwa Godfather ukundi stupid people ibyo nkora nta kintu nkora kiri mu bwihisho what I do mbikora ndi proud yawo ndi fiere yabyo muciye kingiye kuri ntuza yanjye kuri platform yanjye hara hejuru how many people do I follow why did you follow me genda ukore unfollow uyu munsi ndafollowinga n'abari mu batarejuru y'imwe munsi y'igihumbi ngo andi make unfollow ntuzongere kunkurikira nagushyizemo ndakubaza hari wagushyizemo ikiziriko kugira ngo uze nkuyobye ni gute umuntu uri social media bakubwira ko ahanga account yanjye iri settings nyifungure nyivane muri under 18 mvuge ko n'abantu bafunguye account ziri muri under 18 binjira uri abantu baza kuba bari hano account yanjye abantu bari under 18 nayishyize muri settings TikTok irabigira ntabwo bashobora kujoininga aha bivuze ngo abantu munkurikiye hano muri adult sibyo none ndabayobya uri kigori kikubuhe buryo ku buryo umuntu akuyobya ndakuyobya waretse kuyoba none se ndakuyobya ushaka gusobanura uburyo bayobya ni gute umuntu yemera akabagira ibigoryi nange mukaba ibigoryi ni gute umuntu akubwira ngo umuntu arakuyobya mu by'ukuri abantu bakavuga atari kuzikora none se nibyo ndakubaza nibyo haronye njya gukomangira nkamubwira ati ngo ngwino nkuyobye so abantu rero umuntu akagenda agafata ibyo ibyo rubyiruko urwo rubyiruko rudatekereza umuntu ashobora kuyobya agashyira mu bitekerezo byo muri bazima muti nkonda ku buryo umuntu akuyobya izo zari propaganda za kera cyane you have your smartphone ufite telefone yawe ifite option zirenze imwe that option you can use it guhitamo ibikuryoheye iyo udashaka kumva umuntu uramumutinga iyo udashaka kumva ibintu akubwira n'ibyo akora uramumutinga there is another option you can block that person turi kumwe ariko kuko umuntu yavuze ibyo abantu batishimiye yakandidaya uyu nguyu ararebye urubyiruko ariko reka mbabazi reka nemere ko harimo urubyiruko nabo bantu ni gute umuntu aza akakugira iki akemera mbere yuko akoresha propaganda ze akamanza yakubwira ko hari umuntu uri kukuyobya none se wowe iyo utekereje ufite ubwenge bukeya cyane ku buryo umuntu yakuyobya sinzi turi kumvikana icyo kintu Godfather afite inzara y'amakoyini muyamuhe ngaho se shababwire bankandeho urabona se ngaho se shababwire keza babwire sheri bambwirire bankandeho sha so, icyo babwira ni kimwe n'iki ngiki ubu bugoryi reka babwire ikintu kimwe uruzi yabaye amakoyini ntimuzongere ko nkandaho so first of all ndi umukiribwa n'inzara bro nguzaza hanga ngumbwire none se nta YouTube channel ngira ngo nyishaka nk'umugati so what even you gonna take people mutumuke mugende kabisa so, ikintu kiriho no gukanga urazimya Godfather urabwira abantu bave kuri Godfather reka mbibwirire nimumveho mugende can you do it nimumveho mushogoshore mugende ngereka bibisabire ni muveho mugende for your information reka mbereke let me check let me show you give me a second abana abantu bangahe guest request to bahazi abana abantu bangahe bari gusaba kuzamuka abwo yaba TikTok yamperezaga option yo kuzamura abantu barenze umwe ni bangahe ndebera nibuze ushobora kumfasha ninde muramutinze hano mu mutingure mufungure mike zanyu nkota gifungura mike
That's for it. So ndahari cyane. n'abantu banga kuzamuka hano Ndimo ndakureba. Nkandaho. bari ariko bahize ndakubujije akira ngo kandi aba ni abantu bange bari gushaka Father reka sometime harije wisobanura ku njiji. Urumva izi njiji zose nakubwiye ko umuntu nashaka gusubiza mubwira ngo nundi munsi ntabwo ariko bimeze urimo kunyumva ntabwo I have my freedom of speech bro ndavuga uko numva ibintu ntawe mbashije uko mbishaka so listen to ntabwo umuntu ugomba kuguteganyiriza uko uvuga nta muntu ugomba kukubwira ngo hano tugende gatoya rero impamvu nasubije yago nagomba kugusubiza nagomba gusubiza yago nagomba kumusubiza ariko izindi njiji n'izindi yindi mimbweti yose muri mu gatebo kamwe n'umuntu bita Badrama go to hell ntabwo mfite umwanya wanyu so reba abantu rero bavuga ngo how many people do I have here abana abantu bangaye bari gushaka kuzamuka abantu 44 bari gusaba kuzamuka kuri panel ko ntabwo bikora ko panel ni ntoya Hello so ibintu biriho rero ni kimwe ntabwo ari umva jihadi mwaraje ngo jihadi ngo ntabwo ngo urumva ngo umushu wacu ndavuga bafata ubuzire nibasanga ibyaha bihama bafunga amacuho igihe cyose muzaya mufata itegeko mukashaka kuri balansinga n'amaranga mutima yanyu ngiyewe God fada sinjyana nibyo mwazanye amaranga mutima kuri jihadi sinayazanaho mwazanye abazana kuri makuru y'ugusimbikeneye nta violence ikenewe ibyo yakoze ntagende nibasanga bimuhama bapfunga amacuho ejo muri mwavuga ngo ntabwo ndikuvuga se muhungu naravuze same thing naravuze ngo se muhungu nibasanga ibyaha bimugira nibasanga bimuhama afungwe muri cyo kuzana amaranga mutima ku itegeko ryashyiriweho itegeko rihana ibyaha ntabwo nari munyabyaha ariko kuko mwebwe mugenda n'amaranga mutima kuko mwebwe imitima yanyu muri aho ngaho murazana emotion ku itegeko mwoma ndashaka wumve hano ndashaka wumve iki gitindi ndashaka umusharingi live umva nagiye kubona mbona ejo mu minsi yashize sinababwiye hano taka amatwi wumve ale Musa salama ngekirute fresh akubyukije gukuye muri live ngukuye mu biki oya ntabwo ndi live ngo ndi kugera mu ntabwo ndi live kirigute salama man turaburanye man turaburanye kwaye kasamutwe kasamutwe kubera amateka waraye urinde ifite garage nahindutse ikigarasha papa we so Badrama yaramamagana amubwira nibyo wahindutse ikigarasha ngiye ntabwo nyiri iruhande nta mpamvu yo ibi bintu bitindikasa ni no urimo kumva aha bitekereza no nta mpamvu yo kubinyira uruhande ubikocorera mubwira akamubwira ati wabaye cyo tega amatwi wumve